dore igikorwa cy'ubugwari, dore igikorwa cy'ububwa, dore igikorwa cy'ububwa, dore igikorwa cy'ububwa, reka tugisubize inyuma, dore igikorwa cy'ububwa, dore igikorwa cy'ububwa kirabaye. Harahiye umugabo arapfukamye. Aya mavi dupfukamisha dusenga Imana, ikigabo n'ubwanwa kiyapfukamiye imbere y'isadunda. Nimba Imana muzayibwira ibiki? Aya mavi yanjye apfukama kanyarira na. This is Fresh and Fire with the Mark Dami. Ndonye ndabasuje tubakunzi ba World TV, umunsi kundi turi kubaha amakuru agiye atandukanye, makuru ya updates, news muri politike, showbiz, economy ndetse n'ahandi henshi agiye atandukanye muri sport. Mbibutsa ko itsinda rigari rya World TV tubahabereye. Then reka maze nsubiza abakunzi bari hirya no hino mu ntara y'Amajyepfo, burasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru ndetse n'ibura n'umujyi wa Kigali. I'm sorry. Dasusa prayer ubwo aho ni mu Rwanda, abaturanyi bacu bi Burundi, Tanzania, Uganda, Kenya, Congo, mukomeze mugubwe neza cyane nguko tuba nyine tubakunda cyane. Dasusa prayer diaspora yose, Afrika yose, Asia, Amerika, Canada, US na Europe, mukomeze mugubwe neza cyane. Dasusa reka babwire ko rero amakuru muri showbiz mbazaniye no bitalo kikirabiranya. Kirabiranye ubwo yatangiraga agakino ko gusobanura amafilime yagiye azana ubuterime bwinshi cyane, ubuterime bugiye butandukanye, harimo ubuterime bw'abapape, ubuterime bwo kuvuga amasenga agiye atandukanye, abantu bakayakunda, abantu bakagenda babyigana bigafata, usanga byabaye imvugo izwi. For example, aho twavuga ko hari nk'amagambo yagiye akoresha akagenda afatwa rwose nk'abapape, ngo abaniga ibyo. Dasusa prayer ni ibintu bigaragara ko afite media nini cyane, afite ijwi rikomeye muri media, aho ashobora kuba yakora ikintu kigafata kandi kigafata mu bantu benshi. Rero ubwo yatangiye gufatisha cyane, nabwo kandi yaje kwadukisha cyangwa se haje kwaduka imvugo bita ngo nta Gikwe. Ubwo iyi mvugo yaje gukundwa n'abantu batari bake cyane, ikagenda ikoreshwa n'abantu benshi cyane, ugasanga abasore n'inkumi bose ati nta Gikwe. None ubu rero haraje n'ijambo rivuga ati nakudohoka, ati nego ni yindi ni nta Gikwe. Rero kikirabiranyaho yagiye abona abasore bagiye bakora ubukwe, aho yaje kuba pare mu producer yitwa Noxpeed. Yafata rwose nubwo nabaye pare uno musore, ariko mukomeze nego ni yandi, ndetse ni nta kudohoka, ijambo ni nta Gikwe. Nyuma yaho hazana kwibasira Medi cyane, aho yakoraga ubukwe ejo bundi rwose n'igihe kinini gishize, ndakeka n'igihe cy'ukwezi kirashira, aza kumwibasira avuga ati nubwo mwabonye wa muhanzi w'umunyarwanda yagize gutya agahemukira amaniga, atari ko mwebwe nimudohoke, nimuhemukira abapape. Rero kwijoro ryo kuri uyu wa 16 z'ukwezi kwa 8 2021, rwagiye hasaka amafoto ku mbuga nkoranyambaga agaragaza uyu musore ari gutera ivi kirabiranya, Roki ari gutera ivi. Then nagaragara none andi mafoto yambaye agatimba wagira ngo bari nko mu rusinzi cyangwa se bari kwifotoza muri shoot. Rero abantu bavuga ati mu ndorero wa musore, aho bagiye bakora n'imvugo rwose ariyo mwabanje kumva tugitangira ino video, aho abantu bese bakora imivugo ati mu ndorere bubwa, mu ndorere igikorwa cy'ubugwari, mu ndorere ibikorwa bitari byiza byo guhemukira amaniga, ati amavi yagapfukamiye Uwiteka ari gupfukamirwa abakobwa. Yakoresheje imvugo itari nziza, yavuga ngo amasadunda, I don't know icyo bita amasadunda icyo ari cyo, ariko mu by'ukuri ni imvugo yaje kugenda yibazwaho cyane muri showbiz nyarwanda. Rero ukuri kwagiye hanze, twikuriye hirya no hino mu bantu, eyes witness, inshuti, abavandimwe,
abanyamakuru n'abacelebrity bagenzi be bavuze ko mu by'ukuri Rocky ngo buriya bukwe atari ubukwe bw'impamo nubwo abantu babyita gutwika ariko mu by'ukuri abandi bakavuga ngo ni ukuri abandi bakavuga ngo ntawe uramenya ukuri ariko mu bigaragara nuko amajwi menshi yagiye avuga ko byaba ari ugutwika kugira ngo byaba yari acting ya video y'indirimbo Rocky kirabiranya yakozemo acting iyo ndirimbo rero ikaba ari indirimbo bivugwa ko ari ya Papa Cyangwe ndetse na Social Mora izina ryayo ntabwo riramenyekana ndetse na video ya ntabwo irasohoka ariko nyine birabeka ibikorwa byo kugira ngo bayitwikire rwose indirimbo izasohoke izwi cyane rero amakuru nayo ngayo avuga ko atari ubukwe rwose Rocky yakoze abantu batinye no kuvuga ati twabimenye ukuri twakumenye ati ntabwo umusaza nawe rwose yigize adohoka dore ko ari we perezida wabo ati ntabwo yadohoka ngo yice amabwiriza cyangwa se ahemukira abapape tibiya kwagitinga mu iyo ndirimbo ya Papa Cyangwe ndetse na Social Mora ati ko ari ukwikinamo filime ntago ari ukuri nyako ngayo rero nguko ibyo nibyo byiriwe bivugwa hirya no hino ibyo nibyo byagaragaje ko ari iyo acting atari amakuru nyayo bityo rero mukomeze mugubwe neza kandi tubahabereye tubabwira ukuri kw'ibivugwa hirya no hino kugira ngo murusheho nyine gusobanukirwa no kumenya amakuru y'ingenzi komeze mukandi subscribe like ndetse na share comment n'ibindi byinshi cyane kugira ngo murusheho gukomeza kutunezeza kandi natwe turahangaha ari mwebwe dukorera umunsi mwiza rero turabakunda Astra Vista nge n'itsinda rigari rya Worldwest TV tubifurije ishya n'ihirwe ndetse no gukomeza kugira akazi keza dore turi ku gicamunsi cyo kuwa 17 ukwezi kwa 8 2021 Imana ikomeze ibarinde namwe muhahe mulonke. This is Worldwest TV. Stay in touch with us. Keep in touch with us. Don't go far. Make subscribe.